muhagarara. Gitifu tuza. Indakamirwa. Tuza. Komera nawe ra. Ako mbivuga ndayitwa. Ako sisi yandaya. Niba ahubwo mumujya hejuru ni munyishu. Ahubwo wowe waguze. Nako narabivuze. Nababwiye ngo ni mushiki wawe. Niko vugisha ukuri. Yakuvugisha aba. No, muceceke na kibaza. Munda kugura. Bayitonze. Munda kugura. Sibyo ngize ukuri. Mwe munda kuvuga ngo ngize ukuri. Wewe ntabwo yakotwaye nawe. Mudugo waramutse. Nabashakaga wowe na mutekano mwaza hano dukorera inama. Mfite ibintu dushaka kuganiraho ni mubanguke. Okay, murakoze. Dabo ni neza sisha. Ikibazo sofite bwo ni kiye man. Gitifu rero. Gitifu asigafita karo k'ingeso urumva. Kumva ko nyine igihe cyose yahita tumiza ariko wasangiye inama yatumije ari yo kujya batwishyura. Yabari yarutse kwiyegeje ubone kuri yanzu yawo. Yaruswa se kare wayiriye n'ingewe. Twarasangiye bivuga ko nakure n'indaya. Ko kunshinza guhagura indaya ugakura he? Amafaranga twibutse tubishije ukuri. Ndaya mfite byose ariko nubwo wangura indaya ntabwo bivuze ko amafaranga turasangiye. Nusi indaya wigeze yishyishije ukuri. Ngane bari bishe. Amafaranga ntabwo turasangiye. Ndakwiri iryo cyose no safana imyaka ikajya yisherega. Warishyuye kandi wariye ruswa wenyine. Nikuvuga niba waranguriye indaya ntabwo twasangiye. Twarasangiye. Ahubwo ibyo tubyihorera. Indaya nta kibazo wowe. Tugiye kugenda twumva ikintu gitifu ari kugishakira. Ako ngiyeho ndimo ndakeka ari ibindi bindi. Ngiye kubaza ko ari ruswa umuntu yarekeje ubundi. Ibyo nta kibazo. Ahubwo tekereza. Ejo bundi wumvishije intambara yabaye. Intambara se? Nijoro nyine abantu baraye barwana. Nyine narabumvishije kumva. Urasa se ibyo baduhamagare. Byashoboka. Ngira ngo turebe. Ngira ngo ko bahamagara Nyiragutabara. Nyiragutabara. Nako abanyerondo. Ko sabanyerondo tugomba Wabyabaye kuko niba bashinzwe umutekano mu gace rumva biri kureba ibyo biri kubareba cyane. Bahamagara abanyerondo bakamagara. Tugende tubanze tumenye impamvu bahamagara. Nimba n'abajura kumva ntabwo abuzajura kwiba. Abajura buri munsi bariba. Ako nawe uri n'indi usumva misiri. Rega y'umurene ijya mu nama twumva ikiriyo nama iganisha. Gusa kwibaza nakazi. Byancanze. Ariko kugira ngo ataza kumenya ko twahuye twari turi kumwe urabanza igihe n'igenda azanye. Naribo uzashize n'amasegonda nk'atatu. Amasegonda ibyibura wenda nk'iminota nk'itanu. Narebe ko narebe. Nta kibazo we banza ugereyo none nge ndaza mpita musangayo. Sibyo? Narebe. Nyaruka ndahita musangayo. Bwana muyobozi. Baramutse neza? Baramutse neza. Mutwara sibari hese? Mutwara sinzi pe. Ntabwo wamuvugishije? Ntabwo muvugishije. Kuko amayinite nahamagaye nyine telefone itizina. Okay, turamuvugisha. Hanyuma umeze neza? Ameze neza fresh. Yakicara tukaganira igihe tumutegereje. Yabaye na ngombwa. Tumvane namwandikiye ariko uko biri kose ariho hagere nawe mu kanya gatoya. Namubwiye gusa atabageze. Rero ukuntu umutekano ateye atayica kura rwose. Okay. Wabana no kwiremba ahubwo. Ese ko za raporo utigeze uzinyoherereza zaba abantu bateje akavuyo mu gihe cyashize? Narazohereje kuko nimba ataheze mu kirere sinzi. Yaheze mu kirere? Byashoboka sinzi ntawamenya ko narazohereje. Ntawamenya. Ako hari ukuntu ujya urwara gake? Gake? Indwara rimwe na rimwe. Wanyoherereje raporo ziguma mu kirere? Nyine narazohereje kumva amazi byaba makeya. Ubanza yaheze mu kirere ntawamenya. Banange. Akurure wabaye. Okay. Ubwo nibyo. Nibyo katurindire ziraza.
magare umutekano numve Mamagare wumve. Dore yaje. Kumera giti. Ufite mfasi. Meze neza pe. Ese umaze iminsi uri mwana? Yose. Narakubuze. Neza. Narakubuze. Uko narakwamagana na telefone n'izindi nimero narakumva narakwamagana. Ikibazo cyawe ugiye kuzana muri ya magambo yawe kandi icyaguteranyije aha ngaha nicyo nkeneye kumenya. Binari. Ubwo reka twitoze no ijambo. Kadutegereze ijambo rya gitifu. Ikibazo cya mbere rero banyakubahwa mu mudugudu na Mutwarasibo tugiye kuvugaho. Mfite ibirego abaturage barimo kunyoherereza mu Mutwarasibo ufata abana babo ku ngufu ndetse mudugudu nawe ngo afite ikibazo cyo kurya ruswa ndetse n'uburaya bukabije muri bo. Nashakaga ko musobanura uko turi hano turi abayobozi icyo kibazo mudugudu nicyo koko bimeze biri. Ikibazo rero kuri cyo gitereye. Kumera gitifu kuvuga wewe. Kuntu gitereye bari kumbesera. Icyo kibazo ntabwo waba ukizira. Iki kibazo ugenda kizi uyu nguyu yirirwa mu ndaya ntabwo ajya yishyura. Kumbesera Hari icyo dupfa. Ko twagutoye nka Mutwarasibo nka mutekano cyangwa nka mudugudu ni rero kumbesera. ari kukubeshyera raporo za buri nakira. None nukurega rabiza abantu benshi bakunda kugira ishyari. Iyo bamaze gutera imbere bagira ishyari. Batera imbere kuri bote wambaye se. Si bote zikugwa ibintu bitanu. No bitanu makeri. Ubwo bagutije ingofero se ndaguki. Niyo basibye bakomeza. Anda nyine ndiko anda sigakoresha umuganda. Sanga kumuritaje. Wowe niba beshe mu buti. Jesus. Nukufungereka mu Gitido. Niba mubeshe umpedo nuko simukunda. Gute mutukana ngaho ikigo ngaho ndigo. Ese ujye kujyaje mu nama wambaye ibintu byacitse. Reba isuku. Ibyo ngibyo ni byiza abaturage ko natariza mu nama avuye mu kumubaza kumubaza. Isabune yarabuze basi. Umuntu washishikariza abantu kugira isuku ariko inasuka afite. Abaturage twabahaye nibo mujyana isuku ni he banzuro. Reba nawe uko iri kote reba nawe. Reba inda. Do. Wayibonye. Ibikinira ki wambaye. Iyi ni se. Uramurunari. Iyi ni se ibintu murabikemure. Ibintu murabikemure kureba inda umuntu inda kwe inda. Abaturage be babuze abantu batora. Kujya gutora ikigoryi nk'iki bari babuze undi batora. Nta mucafite mu bikigoryi. Bonye ko ibyo bababwira ibyo bavugaga byose ni byo atavuyemo na kimwe. Usibye nyako ngenda arengana. Igitifu ngereka nkubwire ni hano iki gicuci iki kigoryi. Kingendaho buri munsi gaho nagiye mu biryo bwo kwigurira kikangenda. Nagiye he? Abyivuge. Ugiye gukora iki? Ugiye gukora iki? Ugiye gutembera. Reba nukumva. Ikikwere hasi byo. Bwana mu kumva. Ariko bari gutuma umuyobozi wagumirije. Reba nk'iyi panaro. Reba. Yaracitse. Ibintu doreba iracitse. Reba iki kigo. Idore panaro. Mwayituraga muri puberi hano. Idore uyu muntu kumva. Ikinaza kubona ikintu kimwe. Ejo ni bamufashe yari kwana imyenda abandi mu busanza. Dore ukuri ntabwo nakubeshya. Baramufashe yari kwana imyenda. Do nukuri kuko numva ibibazo byiyongereye. Ejo ntabwo bari bagufunze. Nanjye bafunze kumva. Nimo bafunze. Banza wumve nasanze umugabo bari kumuca inyuma mu bitumbuka. Nukuri urumva nukwihanira. Wakwihanira byabyemewe. Nyine ibintu self defense kwirwanaho. Nirwanyaho ndamukubita. Niba ari icyo birwana ariko ibyo bintu byanyu rero urumva nta rugaruro bigifite ntabyo ahubwo ikiza Aveho. umutekano umudugudu hasi aravaho ukumva uveho wataha nanjye sijya kunywa kuyoboza suka genda amaso yanjye nahabona nyamara niho ibitekerezo bihora biragoye ibinshi intege ni byinshi nta cyizere cyo kugerayo
nose imitsi ishize ni myinshi umunsi noneho ni mu manyarwanda se noneho usigaye wisiga ibikira urabona umuntu yariye twa kokombure yanyweye na bya kokombure se miliyoni yose usangiye kwitaruta reba izuba nawe kubyirirwaho wega iri zuba rituma usa neza nawe basigaho gabanya natanga magana inani yonyine rwose kandi mba bidashoboka kugenda naho gabanya nyine nundi rega dore warase izindi bazijyanye warase 75 tugende cyangwa ntabwo ugenda basi reka nkwe 5 ibiceri ariko ntabwo bishoboka genda hari abandi okay narinda gushyirira higi izindi 5 tugende uranangara aho nzozisi ubunesha abantu ikibazo cyawe ujya kuvuga ukavuga gake ubunesha nyine kari gufatira ku ubunesha abantu mani ubuse muteje abantu reba ubunesha nuzuneje gitifu mwana kujya mu ndaya hanyuma se we ntabwo wamundi ese akuno watangiye uvanga ngo ni ngewe uri kuvanga ngo mu ndaya tuvugisha ukuri ntabwo uzijyamo nyine uzijyamo ariko nagomba kubimenya none si ikibazo kiri kujya mu ndaya kirahari kuko rega nose ubabona umuyobozi ari kujya mu ndaya ndakeka ibiki niyo muyobozi wenyine uzijyamo se cyane nyine abazijyamo bazijyamo rwihishwa nuko azijyagamo rwihishwa bikaba byamenyekanye kunoza zijyemo rwihishwa kandi batwirukanye rose afa azavayo mani gitifu nawe ajya mu ndaya rega ziraryoha ariko ndabyumva ntabwo yagakwiye kujya mu ndaya barani bande uriya si gitifu se ako nani wacumura nawe wacumura none se irandaya ko ujye uyifata nanjye nkayifata gitifu nawe ayifashe gute reka ryo bisanzwe reka tubafate tumuteze abantu kuko natwe yatwirukanye naguze kubona ruswa yatwirukanye twagiye muhagarara gitifu tuze ndakamirwa tuze komera nawe ra ako ngubina ari kwa ko sisi yandaya uyu muraziranye nose kugusanga uyu nguyu ni mushiki wanjye mushiki wawe reba urabona tudasa ngaho urabona tudasa turavuka wandaye waje bone ntabwo ahubwo ni uyu nguyu mugura waje kuraya kuri giti cyaze pe wari wihereje nukuri araryo uskura ryoshye wari wihereje pe uyu nguyu ni mushiki wanjye rero niba ahubwo mumujya hejuru ni mu nyishyura ahubwo wowe waguze wowe narabivuze nababwiye ngo ni mushiki wanjye kuvugisha ukuri yakuvugisha aba no muceceke urabizi mundakugura mundakugura sibyo ngize ukuri mwe munakuvuga ngize ukuri uyu ntabwo yagutwaye nawe n'umukiriya mani none se ngwakani si ibyo twavuga umukiriya mufite ikihe kibazo hanyuma kuki waravuze ko ari musaza wawe kandi ari umukiriya wawe uragira ngo nabwo urashaka gutwara urashaka kunyeka amafaranga se urashaka kunyeka amafaranga nayo ndaya reka gitifu ngaho umuntu yijyanye muvane ibyo ngaho